umugabo wanjye naramubabazaga, ni ukuri mugabo wanjye ndakijijwe ubu ngubu guhera uyu munsi sinzongera kukubabaza. Hobera madamu wawe kandi umubabarire. Urumva ni Yesu ufata wenyine. Uwo Yesu tumukomera amashyi tumuvugiriza impundu. Urugo rwanyu rukomeze rubemo amahoro mu izina rya Yesu. Magaze hano ari ubwa mbere shima Imana ku bwa Mana ivuga Porofete. Hari igihe 2018 twabaga Nyagatare, nawe niho yakundaga gusengera, nza guhura n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye cyane bw'imyuka mibi. Arambwira ngo taha, Imana ibyawe yabikemuye iragukijije. Byari bikomeye, nageraga ku muntu wese usenga akambwira ngo imbaraga zanjye zirananiwe, ariko ndashima Imana yera yo mu gihugu cyo mu ijuru, ibana na Mana ivuga Porofete. Ifite imbaraga kandi irakomeye. N'uyu munsi naje gusenga kubera Imana iba muri Mana ivuga Porofete. Imana iduhana umugisha. Ni ukuvuga ngo ukuntu nari ndwaye, nararyamaga ibintu bikankubita nakanguka nkabibura, noneho nicaraga ku gitanda nkumva kirimo kiratigita, mbega nabona ibikona nkenda kwiruka, muri make nendaga gusara, ariko Kristo Yesu yarandengeye. Waturutse mu karere? Mu karere ka Nyanza Mututu. None aha tuvugana, Imana irambwiye ngo hari ibibyimba ufite bihora bikubabaza. Wazanye nani? Agira ibibyimba. Urabona muri iri bere gutya, iri ngiri ry'iburyo. Mbonye ibibyimba bihora bikubabaza mama, uyu munsi bigiye gukira bishirira. Wibinyereka Yesu, wikwiriye ubinyereka. Ibyo byose ni ibibyimba. Ni ibibyimba. Ni ibibyimba mbimaranye imyaka 8. Yesu agiye kubigukuraho mama. Warababaye mukecuru. Nagiye mu bapfumu ariko ntacyo bakumariye. Nta kintu bamariye. Nagiye Faisali, nagiye Kanombe, nagiye CHK biranga, nageze CHB, ahubwo bakabishiririza ariko bikanga. Ahambi nimo ibintu bimeze nk'ibinyabwoya cyangwa bagasukamo urusenda. babigiraga gute? Arabishiririzaga. Barabishiririje biranga biragaruka. Imana irambwiye ngo amaboko y'abarozi yaragufite uyu munsi agiye kukuvaho. Imana igiye kugukiza mu izina rya Yesu. Amen. Ibintu bigutondagira iyo uryamye urabyumva? Ndabyumva cyane rwose, byinshi cyane, nkajya mbihungura nkabibura. Kuva uyu munsi ntibizagaruka. Haleluya. Imana igiye kugukiza ntibizagaruka mama. Wirira mama, Yesu yakubohoye. Liya mama, dore urukundo rwatumye amfira, ibyaza bihamba mu mva, mazarazuka wanguze nase nagaruka zamushimira ibyo. zamura ibiganza twinjire mu mwanya wo gusenga. Tangira usenge mu izina rya Yesu. Senga ugendagenda uhamagara imbaraga zima. Ndashima Imana ko ku nshuro ya mbere nza hano naje nzanye umwana arwaye. Umwana wanjye yafashwe yumva ibintu bimuniga mu mihogo. Nkaba narakundaga kujya kuri YouTube mbonaho Porofete Imana ivuga. None ndavuga inti kanze muhamagare mubaze igihe bateranira nzaze kuhateranira. Muhamagaye icyo gihe ntiyafata telefone, ariko ndazinduka kare ari mu gitondo ndakaraba ndavuga inti icyo nzi cy'Imana iranyobora irangezayo. Naraje ngeze Nyabugogo mfata telefone tena ndamuhamagara, arambwira ati
ahita afata telefone aranyobora, ndaza ngeze hano ruguru mpura n'abadamu baranyobya baranjyana, ariko ngeze ahantu numva umutima urandiye, ndavuga ese aba bantu ubu niho bagiye. Ubwo nibwo navuze inteka nze mbabaze neza, mbabajije barambwira bati twe tugiye gusengera hariya hepfo naho hari urusengero, ariko ushatse waza tukajyana. Ni hoya, ntago njyana namwe, aho ngaho ntago ariho nateguye kujya. Naraje ngeze hano ruguru mpahura n'umuntu ugiye kuvoma, ndamubaza arambwira ati wahageze, injira aho ngaho imbere wahageze. Naraje ninjiyemo hano, Imana ishimwe, ninjiyemo hano nkagenda nganguza gutya ngo ndebe Profete ko mubona simubone. Have se ngubu nje gusenga Profete kari we nshaka, numvaga ngiye bitamfashe byo kuza gusenga, ahubwo numvaga ko agomba kuza, ngomba kugera hano agasengera umwana wanjye agakira. Ngiye ntago ngiye byari bimfasheho. Hashize umwanya ngiye kubona mbona Profete arinjiye, numva ngize imbaraga. Atangiye kwigisha numva ndimo kugenda ngira imbaraga. Aravuga ngo abantu bashaka gukizwa nibaze hano imbere. Nahise mbuwa mbere ndahaguruka, ngiye ngira ngo ni bya bindi byanjye wenda ntago ndi bukizwe bya nyabyo, ariko Yesu yahise amfatira hano. Yarahamfatiye, numva bingiyemo, dusohotse ntahamagaye umugabo wanjye ndamubwira nti nakijijwe. Agiye kumbwira arambwira ngo Imana ishimwe bikomeze. Ndashima Imana ko umugabo wanjye nawe yanshyigikiye, n'izi Sara cyanshyigikiye. Uyu munsi nabatijwe, yanshyigikiye anangurira Bibiliya, arambwira ati komereza aho ngaho. Imana ishimwe rero, Imana ihabwe icyubahiro. Duherutse hano ku cyumweru n'inshuro kane nje gusenga hano, bari bavuze yuko ku wa kane tuzasenga, noneho ndavuga inti kanze nzagaruka hano gusenga. Inje nabwo narahetse bagenzi banjye, harimo n'uwo natoye ngo ni marene wanjye, Mama Jado rwose haguruka umpera Imana icyubahiro, kumfata mu mugongo kankomeza ukangeza hano ukambera marene, Imana iguha umugisha. Imana ishimwe. Twaraje ariko wa kane nge nari ko turaterana turi benshi, tugeze hano tubura umuntu. Noneho nka wese ngubu turaterana cyane ngo turaterana, ariko Imana ishimwe ababyeyi nazanye nabo barimo, Imana ibarimo. Barambwira bati tugomba gusenga, tugize umugisha duhura na pasiteri aratubwira ati niba mushaka gusenga mugende hejuru ku gasengesho yo kwiyiriza. N'ubwa mbere nabaho twavuyemo hano saa 11, ari nabwo nahuye na pasiteri ari kunyigisha nyine kugira ngo nzabatizwe. Nawe Imana imuha umugisha. Ndongera gushima Imana, nshima Imana hari umubyeyi yampaye Rosine, nawe twazanye, nawe n'umukozi w'Imana, nawe amba hafi, n'umukozi wanjye mu rugo dukorana mu bintu by'ubuhinzi, ariko rwose Rosine haguruka nawe umpera Imana icyubahiro, umba hafi bikanshimisha, akunda kumbwira iby'Imana akanyigisha, urugo rwanjye rurimo umugisha kubera we. Imana ishimwe rero. Navuga byinshi cyane ngiye mureba ahangaha, ubuhamya bwanjye ni burebure. Nari umugore unywa inzoga, hamwe bazintegeraga, iri jwi muri kumva mvuga ntago ari gutya navugaga. Nari mfite ijwi ryiza mvuga riranguruye, ariko kubera inzoga nyinshi nanywaga zaragiye ziniga ijwi ryanjye, nkajya mvuga base, ntangira kuvuga base kandi atari ko navugaga. Nukuri Imana ishimwe ndayishima, yankuye ku nzoga, ni nk'ibiyobyabwenge nanywaga. Umugabo wanjye naramubabazaga, nukuri mugabo wanjye ndakijijwe ubu ngubu, guhera uyu munsi sinzongera kukubabaza. Navuga byinshi cyane, Imana ibaha umugisha, nguri ahantu yicaye. Uyu mutware wanjye naramubabaza, ariko mbega twakomera Imana amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Oh my God, ndanezerewe. Uyu mupapa ni inshuti yanjye maze sinari mbizi. Katwongerera Imana amashyi menshi kubwe. Hobera madamu we kandi umubabarire.
urumva ni Yesu ufata wenyine. Uwo Yesu tumukomera amashyi tumuvugiriza impundu. Urugo rwanyu rukomeze rubemo amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Kandi Imana iguha umugisha. N'abagabo bari hano mumenye gushyigikira abagore banyu. Urumva madamu arakijijwe. Imana iguha umugisha kandi Imana izaguha ubugingo mu izina rya Yesu. Amen. rero navuga byinshi mu by'ukuri. Uburyo nanywaga inzoga, hari ukuntu najyaga kunywa inzoga umugabo wanjye ari mu rugo. Ni ukuri Imana ishimwe kuba umugabo wanjye yarihangana akihanganira amabi nakoraga, kandi nanjye ubwanjye bwacya mu gitondo ndi kuzengera imirimo yo mu rugo sinari nyikora, abana banjye sinari nkibitaho. Ariko aho ninjiriye hano, nkinjira hano numvise muri ngewe hari amavuta ngiyeho ntazi ahantu aturutse. Imana ishimwe rero, nshimire na mama wanjye ari hariya inyuma. Mama wanjye nawe yamperekeje yanshyigikiye, yambwiye ati mwana wanjye rwose intambwe uteye yikomereza aho ngaho. Mama Imana iguha umugisha. Ni ukuri rero Imana ishimwe, ndakijijwe mu izina rya Yesu. Ibyabagaho kiriya gihe cyose ntabwo bizongera, ndikwiza mugabo wanjye. Ni ukuri narakubabaje kandi no kuba warambabariye. Imana iguheremo umugisha. Murakoze. Haleluya.